Ngiye buriya kuvuga kuri stage bashaka kuba bingora bashaka kuririmbira nyine abantu ni bashaka gukora nyine icyanzanye niko mbitekereza sinzi niba ari byiza cyangwa atari byiza. Ngira ngo murabyibuka yuko muri rino serukiramuco Bulldog ntabwo yari arimo, yajemo nyuma ho gatoya harimo Kevin Kade, so yatangiye gukora practice nyuma kerereho gatoya. Oya tuba twarabipanze tukanabirepeta, so yari gahunda n'ubundi ndetse ko ari indirimbo yabo kandi bakunda, bazategereza bazayibona. Nagashye ni surprise. Iyo myenda isobanuye iki umunsi? Bayita Badman suit. Iyi ngiyi niyo igezweho ubu ngubu ni umwambaro w'umuntu bita Badman, umunyagihugu bita the Badman, the captain, the number one suspect. You already know, yeah. Abanyamusanze wagira ngo ni bene wacu kabisa, wagira ngo aricyo dupfana. Wabibonye nawe imvura yaguye banga kuvamo. Yego? Wabibonye? Yumbaza ariko ndebe nawe we. Urangije performance yawe hano muri MTN Wacu Muzika Festival, n'ubwa mbere uyitabiriye ibindi bitaramo nk'ibi babago baking, uriyumva gute? Ndasajije, ndumva nishimye. Musanze bankubise love, byari ibintu byiza cyane kabisa. I had fun, nagize ibihe byiza. Wezi, navuga ari performance nziza wakoze cyane, wari unambaye neza, ubyambaye neza cyane. Performance y'Musanze, abaturage y'Musanze wabonye bakira ibihangano byawe gute uyu munsi kuri stage? Abanyamusanze wagira ngo ni bene wacu kabisa, wagira ngo aricyo dupfana. Wabibonye nawe imvura yaguye banga kuvamo. Yego? Wabibonye? Yumbaza ariko ndebe nawe we. Yeah, you saw that. Banze kugenda imvura yaguye ariko ntago yaduhagarika nkuko wabibonye rero. So ba my love nibyo ne expectingaga kabisa babinyeretse. Icyo ubwira abanyamusanze? Ndabakunda cyane, twongere dutaramane vuba cyane. Ways on the way, ndabakunda cyane. Ways, imvura iguye ntago yaguteye ubwoba uvuga ati we nagiye kubura audience icya wabonye nagize ubwoba ari ubwo wabonye. Hanyuma ni hehe witeze buri muhanzi aravuga ati aka gace ndabizi ko mfitemo abantu banje, ni hehe witeze yuko audience yawe idasanzwe udatuma mpitamo hamwe ugasanga natwitse cyane ahandi? Njyewe hose niteguye gutanga show kandi ndabizi ko abafana banye banyiteguye nabo kabisa. Ways nitwa Mupagasi, indirimbo yawe Away na Juno, n'amahoro, indirimbo yawe Away na Juno wayiririmbye wenyine kucyataje kuri stage. Kara nakanya kanje muci, kara nakanya kanje sibyo, nafite ake yanayiririmba bishatse n'urukundo, it's all love, ariko ntago byatubuza kuyikubitana aho tuzashaka kandi muzabibona. Yes sir. Mwakoze cyane, thank you. Urangije performance ya hano i Musanze, ni show ya mbere muri MTN Wacu Muzika Festival, ni show ubonye gute? Ntago bibaho, nanjye ubwanjye ntago niteze ko bimeze gutya kabisa. Urabona nyine energy y'abapampi iyo bagwa energy naho ugomba kuba energy man, nuko yabimeze. Ivumbi, ku munsi w'ejo hari tariki enye z'ukwa kane, umunsi wo kwibohora, uyu munsi waje wambaye nk'inkotanyi, bisobanuye iki kuri uyu munsi kuri wowe no kuba waje wambaye impuzankano meze nk'inkotanyi? Iyi ngiyi bayita Badman suit. Iyi ngiyi niyo igezweho ubu ngubu ni umwambaro w'umuntu bita Badman, umunyagihugu bita the Badman, the captain, the number one suspect. You already know, yeah. Hanyuma n'ubwa mbere witabiriye ibi bitaramo, ni ibitaramo wabonye gute na experience ki kuri Kivumbi? Ahangaha turi Musanze, banje kugera ku bafana banje narageraho mbere. Urumva rero sasa icyo ni ikintu giye mishema cyane. Hanyuma izindi ntara tugiye gukomereza mu zindi ntara, ho wahitega abantu bitega iki kuri Kivumbi? Abari bahari uyu munsi baenda babivuga ibintu bashobora kwitega, ariko gihe cyo nababwira ni imbaraga nyinshi, ni umuriro gusa nta kindi kabisa. Urakoze cyane. Kivumbi King, je nashaka kugira ngo nkubaze, uvuye ku rubyiniro none ahangaha, iyo ndirimbo yagushimisha ubonye iyi performance ukabona abantu bari kuyumva neza muri kujyana? Ese ko zabaye nyinshi ndamenya nkubwiriye buriya, ariko buriya ni ebyiri, hari indirimbo bita Wait niyo bita Kikankane, nizo za mbere zankubitiye kabisa. Shabaye kuri Paifo. Shara kuri Paifo.
urabizi nawe sawa urakoze cyane. So Neri Ngabo urangije performance y'i Musanze muri MTN Iwacu Muzika Festival, n'ubwa mbere nayitabiriye, ni show ubonye gute, na experience imeze gute? An experience nziza again for the second time no gushimira EAP kushyira muri ibitaramo ko experience nanjye nkeneye kuzenguruka igihugu kuko hago bikunze kubaho kurikije project ukuntu ingana ni ibintu ngiye gukora bwa mbere njya mu ntara zimwe sinzigemo ariko ubu kuzenguruka igihugu cyose ni experience uyu munsi wagenze neza ndashimira abantu ba Musanze baduhaye vibe nyinshi ndabashimira kubashimira cyane. Okay, Neri Ngabo ni show ya mbere ariko hari izindi show zitegerejwe kuyo muri no Iwacu Muzika Festival. Ubonye uburyo urukundo ubonye bakweretse hano i Musanze, ni ikihe cyizere wumva bifitiye ku buryo nuza performance yindi ya kabiri yawe ku yindi road show izagenda neza nkuko hano bigenze neza? Icyizere ni cyinshi kuko ibyo gutanga ndabifite. Mfite indirimbo nyinshi, abantu benshi dukunda gukomunika ku social media. Nizeye neza ko n'ibindi bizagenda neza, ni intangiriro nziza. Performance ugize nyuma y'uko imvura imaze kugwa, ariko se nizihe mbaraga wazanye kuri stage nyuma y'uko abandi imvura imaze kugwa hari n'abagiye kuvuga amahari kuri stade? Imbaraga nkuko nabivuze ni package mfite, nizeye y'indirimbo zikunzwe na band, of course haba harabona ama repetition menshi n'ababyinnyi, mbese the whole team twari turi tari. Ngabo wambaye neza, bakoze cyane. Agashya kari mu gutungana mu myambaro uyu munsi waje wambaye, umuntu uri Huye yitege yuko none uzaza umeze gutaka, agashya mbega muri rusange bazategereza bazayibona, ni agashya ni surprise. Iyo myenda isobanuye iki uyu munsi? Isobanuye kwambara nk'umuntu ugiye kuri stage. Niye nzi kwambika bon, ibyo kuvuga ntago navuganye nabo kubamamariza ariko nzababwira. Nakoze cyane. Urangije performance y'i Musanze muri MTN Iwacu Muzika Festival, ni show ubonye gute, cyane ko ni n'ubwa mbere witabiriye ibi bitaramo? Musanze baba bari hejuru, je nakunze energy yabo, twahatwitse byatari nje nahavinze fan ku giti cyane kandi natanze n'ibyishimo. Juno kuri stage yo kuririmba indirimbo Ukuta wamagaye Burudo kugira ngo yirimbane, ni ibintu mwakoze mbere cyangwa bitewe na esprit cyangwa se na jabo n'abaturage wamwiyambaje? Oya, tuba twarabipanze tukanabirepeta, so yari gahunda n'ubundi ndetse ko ari indirimbo yabo kandi bakunda, nta kuntu tutari kubatamo. Wabonye se babyakiriye gute bari Musanze? Baba bagomba kubikunda mani, puta se si indirimbo izwi mu gihugu cyose, so bishimye natwe twishimye kandi ko bishimye. Umwaka ushize abafana bagaragaje ko bakunyoteye muri MTN Iwacu Muzika, uyu mwaka EAP bagushyizemo, wabasubije cyangwa bagumwa n'inyota? Inyota yagaragaye kandi nanayimaze, so n'ahandi hose tuzagenda tujya ni kuri ubutumwa ku bakunzi bari mu bindi bice muzataramiramo. Ntabwo ngiye mfite amatsiko yo kubageraho gusa kuko nahangana nari excited, nashaka kujya kuri stage nyine nkaririmbira abantu banje kandi nabikoze byagenze neza, n'ubutaha nuko nguko no kubisubiramo tu. Harahaje hasigaye kujya mutaramire, abafana bagutegereje ahantu hose, urabizeza iki icyo kubateganyiriza kiruta icyo wakoze uyu munsi? Ni performance zire electric, indirimbo ni nyinshi, hari indirimbo nyinshi cyane z'amahiti zanjye ntabashe kuririmba kubera umwanya, nzahenda nzihindura izo naririmbye hasi no zasubiramo ubutaha, so buri gace gafite umwihariko, bo bategereze gusa. Murakoze cyane. Ni show wabonye gute, ni audience wabonye gute? Bon, ni ibyishimo ngira ngo mwabonye abantu twaririmbanye, abantu twasimbukanye, byari byiza cyane. Ndizera yuko no mu yindi migi tuzajyamo ariko bizagenda. Ndashimira abanyamusanze, ndashimira ubuyobozi bw'umujyi wa Musanze, polisi, ingabo z'u Rwanda n'abafana ba hano baje kwifatanya natwe, ndetse n'itangazamakuru muri rusange ryadufashe kwamamaza kino gitaramo. Nkanashimira n'abafatanyabikorwa bose muri kureba hano, B1G, Inyange, Bralirwa, MTN. Iki gitaramo ntabwo cyari gushoboka bose badahari, namwe mwese murimo, so Imana ibahereza amahoro n'umugisha. Hanyuma Riderman nabango usoje ushimira no muri by'umwihariko abanyamusanze, inshuro nyinshi ukunze gutaramira hano, abafana bawe hano Musanze bihariye iki cyane ku buryo usanga bagutungura buri mwaka? Musanze n'umujyi wa kabiri kuri Kigali, buryo barabitugaragariza, bazi kwizihirwa, baratarama cyane.
navuga ngo bakunda umuziki nyarwanda muri rusange. Igihe cyose habereye iri serukiramuco ahangaha cyangwa se n'ibindi bitaramo Musanze yaritabiriye. Karenganira n'abaturage ba hano bambwiye yuko biteze korabo cyangwa se imikoranire hagati na Bulldog kubera yuko mufitanye album yabaye successful ikaragera nangaye Musanze. Byagenze bite kugira ngo mudasangira urubyiniro kandi ukaza umukurikira? In fact ngira ngo murabyibuka yuko muri rino serukiramuco Bulldog ntabwo yari arimo, yajemo nyuma ho gatoya hari harimo Kevin Kade. So yatangiye gukora practice nyuma kerero gatoya, biba ngombwa yuko akora repetition nyinshi kugira ngo akacinge. So ntabwo twabashije gukora na repetition, urumva rero ntabwo twari gukora ibintu tutateguye, hari igihe wenda bitari kuryoha, ariko ndahamya yuko mu migi izakurikiraho tuzabasha kugira icyo dutegura kubera yuko nibura dufite umwanya, kuko mbere ntabwo yari afite umwanya, nanjye nari mfite umwanya mutoya, ariko ubu ngubu tuzagira igihe gihagije cyo kuba twagira ibyo dutegura. Ikoze performance nziza, hari umuraperi umwe mu beza mu Rwanda dufite twari duhagararanye, ndamubaza ngo performance Riderman ibonye gute, agaragaye benshi bakaba bamubonye nawe, arambwira ngo yakoze icyo bita line-up nziza cyane, kumenya uko upanga indirimbo zawe. Niko ubibona ko wapanze indirimbo nziza kuruta uko abantu bakwakira bangaha? Bon, biba bigoye kugira ngo mbashe gupanga indirimbo zanjye kubera yuko mfite album zigeze muri 12. Nibura izi ngizi nizo mba nagerageje guhitamo nkeya, ngira ngo wagiye ubyumva, hari nizo nagiye ndirimbamo ari ama freestyle kugira ngo mbashe gutaramana n'abantu. Naho ubundi indirimbo za Riderman ni nyinshi cyane. Sino niba babonye yuko igitaramo cyagenze neza ndagushimira, n'abandi baba bishimanye natwe ndabashimira cyane. Murakoze cyane. Wari uri kumwe na Young Brother wawe, niwe uri kukubekinga muri iyi minsi. Ni igitekerezo cyo gukorana mu buryo burambye cyangwa ni izi show zonyine? Ntabwo ari izi show zonyine, wengira ngo nibura wumvise zimwe mu ndirimbo ziwe, ari talented, uriya twari turi kuri stage niwe bucura bwo mu muryango wacu. So ni murumuna wanjye n'amaraso yanjye, afite impano, afite n'ibikorwa, hari ibyo yasohoye imbere, hari n'ibyo agiye gusohora mu minsi iri imbere, muzabona EP yiwe. Natekerezaga yuko rero ari igihe cyiza cyo kumuzana kuri stage nk'iyi ngiyi kugira ngo abashe kumenyera public nk'iyi ngiyi nini, ariko yenda mu minsi iri imbere nawe who knows, wenda azaba ari hano kuri stage wenyine yewe ntanariho. Murakoze cyane. So James, usoje show yiri Musanze, ni show navuga ko nakoze neza cyane, by'umwihariko wari umaze igihe utagaragara mu bitaramo nk'ibi ngibi, bigusigiye iki? Ni public wayibonye gute, wowe ku bwawe urumva wakoze gute? Muri rusange ndishimye, burya biba ari by'agaciro kuza i Musanze, none bikanabyiza iyo uririmbiye abantu mukaririmbana mwese mukishima, yaba njyewe nabo. So navuga ko ni ikintu cyiza, ni intangiriro nziza, nizere ko n'ahandi uko bizagenda. James, ni igihe kinini wari umaze utatana na public, uyu munsi wanone bari kuvuga ngo kuba wabonye public ngana gutya no ko abantu bari bagukumbuye, ntabwo ari urukundo rw'igihe kirekire, wenda ni consistency. Ese ubivuga wiki? Uko byaba bimeze kose urukundo n'urukundo, ndishimye birahagije. James, iyo naje mu bitaramo nk'ibi njya nkunda kujya mu baturage uko nkurikira cyane, bavuze ko hagati yawe na Bulldog Riderman performance zihora ari zimwe, like indirimbo zigaruka n'umuntu ni za zindi zitajya zihinduka. Bakabaza ngo bamumye ngo mbabarize ngo kuki indirimbo mumaze nyuma ya Covid musohora mudakunze kuziririmba muri bitaramo? Ubundi umuntu aririmba indirimbo abantu bakunda, twagize amahirwe yo gukora indirimbo rero abantu bakunze. Ni byiza ko n'ubundi uzibaririmbira, yenda ntiwaziririmba zose, n'izi nshyashya umuntu impamvu bataziririmbye, hari umwanya tuba twemerewe hariya. Mvuyeho hari umuntu uri kuvuga ngo niba ntaririmbye ndakwizera, ntabwo zose umuriro watse bayiguseye cyane. So ntekereza ko n'izi nshyashya tuzajya tuzivangamo, turacyafite igihe kirekire, urumva n'ibitaramo ubu ni icyambere, tuzagenda tuvanga kugira ngo byibuze, kuko hari umuntu wabaje hano n'urugero kundi indirimbo runaka, tuzajya tubavangira paka zose zikundi. Nshyashya ufitanye n'abahanzi bashyashya muri no minsi, uri muri akorana n'abahanzi navuga ko bakiri bashya, hari nk'iriya waririmbye no munsi, hari gahunda ufite yo kuzajya ubazana mu mugafatanya cyangwa se ukaba nabo wabaha ino spotlight bakagaragara? Byanshimisha ko njye narabikunda, ariko yenda nka Manike ntabwo ari inaha, nakwe kuba namuzanye byari no kuba byiza cyane. Nzagerageza uzaboneka namuzana, nyine byanshimisha nanjye mbonye
muhaye nyine uko kuboko bigakunda. James, muri press conference wari wavuze ko mu by'ukuri ibitaramo ugiye gukora bya MTN Iwacu Muzika Festival n'ubundi uzajya ukomoza no kumurika album yawe, usoje nta kintu ubwiye abafana ku bijyanye na album, byagenze gute? Ngiye buriya kuvuga kuri stage bashaka kuba bingora, bashaka kuririmbira nyine abantu, ni bashaka gukora nyine icyanzanye, niko mbitekereza, sinzi niba ari byiza cyangwa atari byiza. Rero kuba ntabibabwiye nibaza ko barabizi, wenda nzabinabona n'amahirwe yo kubibabwira yenda kuri radio, ariko ndishimye ko ari intangiriro nziza, barabibonye. Nagerageje no kuririmba nizo ntaririmbye, nagerageje kuririmba kapera kuko zose sinaziririmba, kugira ngo nyine mbibutse icyo kintu kigiye tumaranye. Akabazo kamutwongera nari mfite, King James ukoresha izihe social media? Ko hano yongeye kuri Twitter mbona ba King James benshi, najya kuri Instagram nkabona ba King James benshi, najya Snap nkabona ba King James. Ukoresha izihe social media zawe? Ubu ngubu natangiye kureba, bari kumfasha kuzikoresha zose, ariko Twitter ni yanjye, yitwa King James, so Ruhumuriza ni yanjye, n'izindi hari abantu bari kubimfasha kugira ngo byose bigende, nanjye na za TikTok tuzagera tuzigera byose. Ubonye abafana benshi hano i Musanze, ngira ngo nawe wari ubizi neza cyane, indi zone witeze kuzabona nk'ibi ngibi cyangwa irushije aha ngaha wumva unakumbuye kujyaho, by the way, ni iyihe? Muri rusange ngiye site zose ndazikumbuye, nuko byabaye bike, ahubwo ngiye niyo 30 byari kunshimisha nka biriya bya Senderi hose ndakumbuye. James, dusoza wavuze ko ari byiza gutaramira i Musanze, ubutumwa ki ku bakunzi b'i Musanze ari kunyuramo no ku mateka ufitanye n'akarere ka Musanze, hanyuma unabyenera ubutumwa handi uzataramira rero? Gicumbi ho noneho tuzaba tugiye mu Kinimba, bizaba ari ibintu byiza. Yego, ni harani Kinimba. Mfite byinshi numva nzakora, kandi ngiye buri karere kose ngiyemo nagize umugisha yuko mpasanga abantu bashobora kumfasha twaririmba. Kuri Musanze by'umwihariko amateka ufitanye nayo? Musanze ni mu rugo, Musanze ni mu rugo, igihe nahaje buri gihe nyine, you know, like bani mu rugo nyine. Warahize? Narahize, naranahabaye, you know, so ni mu rugo nyine. James, wakoze cyane. Murakoze cyane.